Ino TV murebe mu diaspora nuko asa ngaho wowe wari utaramubona utarumuzi ntabwo tuzabona ibintu tubare kubivuga uko byagenze. Gogo ubwo yari avuye Uganda gutaramira bwa mbere yageze Nyabugogo, akigera Nyabugogo bampamagaye ari ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda, bambwira ko Gogo ari mu modoka kandi ameze nabi cyane, akeneye support, akeneye ubufasha buturutse ku bantu bari muri Kigali baba bafite imodoka cyangwa se abandi bifuza kuba bamwohereza imodoka ikaza kumufata. Byo byagenze gute? Icyo gihe Gogo yari mu modoka, bageze hafi n'umupaka wa Uganda aza kurwara, aza gufatwa n'ubundi agwa hasi uko yabivuze, yakoresha ijambo ngo indwara y'igicuri, aza gufatwa agwa muri bisi. Abari bari kubagerageza kubarinda kumenya ayo makuru. Gogo icyo gihe bamuryamisha mu ntebe y'inyuma yari Bikemu ndetse na Auguste yabari ariwe manager wasanzwe ari manager wa Gogo, ariko abari muri iyo bisi ntabwo bamenye ayo makuru. Ibyo bimaze kurangira barampamagaye bambwira ko bageze ku mupaka, bifuza kuba naza kubafata nkaba nabashyira mu modoka yanjye nkabazana i Kigali, dore ko ngo bisi ashobora kuba hari uburyo ibigenda gakeya kugera i Kigali ka byabatinza, ndetse nabo bari muri bisi bikashobora kuba bamenya amakuru y'ibiri kubera inyuma batari kumenya, dore ko banga ko abantu babimenya akabikwirakwiza mu itangazamakuru cyangwa se bakaba bamufata amafoto bakayakwirakwiza mu itangazamakuru. Ubwo twavuganaga nafashe imodoka mva Kacyiru ngeze Nyabugogo nerekeza mu karere ka Gicumbi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Auguste ahita ngo ningume Nyabugogo kubera ko ngo bisi yabonye irimo irihuta, tutaza kubusanya, tuza gutambukana, ntaza kumutambukaho, dore ko n'ubundi hasigaye gihe gito ngo bashyike Nyabugogo. Bageze Nyabugogo bisi yaraparitse, bari muri kampani imwe ikora ibijyanye na transport ya hano mu Rwanda ndetse na Uganda, tari buze kugarukaho. Iparitse akomeza kuremba cyane, bamusohora mu modoka bamuhishe, bamujyana mu biro bya ya kampani bamuhishamo kugira ngo batamufata amafoto. Ubwo icyo gihe ngewe nari ndi mukata ninjira muri gare ya Nyabugogo, naje guhagarara ku marembo iyo kampani, bavuga ko bambwira ngo ntabwo byemewe guparika hano imodoka zisanzwe, hano aparikamo imodoka zikora taxi gusa, uregera hepfo negeye hepfo ukatangaruka ntibyari gukunda, ahubwo ndazenguruka njya kuri ya station iri hakurya ya Nyabugogo, hakurya ya gare ya Nyabugogo. Mbabwira ko ariho ndi, baramuzana bamwinjiza mu modoka. Mu gihe bari kumwinjiza mu modoka, manager yabonye hirya ku ruhande bafataga amafoto, abasaba ko bareka kumufata amafoto kubera ko ararwaye, atifuza ko hari abantu bamenya ko yarwaye. Icyo gihe Gogo yararwaye gute? Icyo gihe yararwaye ku buryo atashoboraga kureba undi muntu wari wese ngo amenye uwo turi kumurinde ase wamuganiriza ntagusubize. Umvaga ko nyine no burwayi bwamufataga bukamuzahaza cyane. Icyo gihe namushyize mu modoka tumujyana kwa Bikemu. Neza bwana Bikemu, Yesu ashimwe. Yesu imbazwe kamarade, umeze ute? Ndakomeye pole kandi mwihangane. Ni kwisi yubatse. Bikemu wa Yesu, wari usanzwe uri umucuranzi wa Gogo, mwagendanaga amasafari atandukanye. Gogo ni umuntu mwamenyanye ryari? Twamenye amakuru yuko yitabye Imana, nabyo ugira icyo bitubwiraho kuri 3D TV. Murakoze cyane. Nitwa Bikemu wa Yesu nk'uko bivuze, muri management ya Gogo marishinzwe umuziki n'itangazamakuru. Ubwo ndi hano mu gihe gisa nk'ikintu nemeza ayo makuru y'urupfu rwa Gogo, kuko nibyo byarabaye. Gogo muri Uganda mu mujyi wa Kampala, aho twari twaje mu murimo w'Imana mu biterane, n'ubundi basanzwe bamukubira. Gogo yitabye Imana kuri wa gatatu ku isaha ya 3:30 z'umugoroba, aguye mu bitaro bya Kengera Hospital. Ubwo rero kubera ko ari inkuru nshya itaramara n'umuvuzi, aracyakusanya amakuru n'ibindi bimenyetso tuza gutangaza by'icyishe Gogo cyane cyo, kandi ndizeza abantu ko mu matsaha abiri iyo nkuru iza gusohoka bakamenya urwandiko rwo ku rupfu rwa Gogo. Icyo turi ubu ni ukumubika no gusaba abantu kumufasha kugira, kuko ntabwo byoroshye iyo umuntu aguye mu gihugu kitari protokole yo kumwerekeza
kumuherekeza mu buryo buri finansiyeri iragorana cyane, abantu barabizi. Ubwo rero twashyizeho uburyo butandukanye bwa GoFund na mobile money kugira ngo abantu batabare kuko bamwereke urukundo bamukunda. Tutaragera kuri icyo ngicyo, abantu Gogo yaramaje gukundwa n'ingeri zose, abantu benshi bamukundaga. Yafashwe gute se mwageze Uganda, igitaramo yaragikoze, urugendo rwari rumeze gute? Twabashije kujya mu gitaramo kimwe twari dutegerejwemo cyabereye hirya ya Mbarara aho bita Kakumiro. Ubayo tuje muri gahunda, tuvayo tuje muri gahunda mu Kampala, muri gahunda y'akazi yari ahafite, hari kampani bendaga gusinyana amasezerano yo kubamamariza ibyo kunywa, kampani zitandukanye zicuruza ibyo kunywa. Mu gutegereza rero ako kazi aho twari turi nyine ducumbitse, niho yarembeye indwara asanzwe arwara y'igikuri. Hari nyine igimufata ariko tukamuramira kuko abantu bazi igicuri barabizi ko gikubita umuntu none ukabona mu kanya arabyutse, ariko byabaye too much. Noneho tumaze kubona ko biri too much, dufata umwanzuro wo kumujyana ku bitaro, ariko ntituri kwemeza aka kanya nimba ari cyo gicuri koko damete, ariko mu kanya gato birabimenyekana, turabibwira hanze mu bitangazo. Yego. Birumvikana ni inkuru y'akababaro kandi Imana imuhe iruko ridashira. Ni iki wibuka kuri Gogo, ijambo rya nyuma mwavuganye? Ibyo nibuka ni byinshi we. Ijambo rya nyuma twavuganye, dufitanye indirimbo nyinshi cyane zaje zikiri muri studio, ariko yari yasohoye mu minsi ishize ngo repent, asize abwira abantu ngo repent, all people repent, ngo abantu bose nibihane. Icyo kintu yaririmbaga no mu giterane, yari yambaye itaka ry'umurimo w'Imana, akajya afata n'inkoni agakubita abantu batari guhimbaza Imana, afite uburakari bw'umwuka wera. Gogo turabizi ko ari umukiranutsi w'Imana, Imana icyuye, dufite ibimenyetso byinshi by'ijuru. Hari amakuru ari guhwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati ararozwe. Wabishyiraho umucyo? Iyo umuntu apfuye, umuntu wese ashobora guhimba icyishe uwo muntu, ariko nyirumva no guhimba icyishe Gogo rero kiraza kumenyekana, abantu barakumenye. Hanyuma abakunzi ba Gogo abifuza kubafasha kugira ngo byibura umubiri we cyangwa umurambo we washyingurwa mu Rwanda, murabitekereza cyangwa agomba gushyingurwa Uganda? Birumvikana icyubahiro cy'umukozi w'Imana nka Gogo nuko ashyingurwa iwabo mu muryango, mu gihugu cy'iwabo kimukunda. Gogo neza rwose azashyingurwa mu Rwanda, kandi turabyizeye ko bizakunda, nubwo mu buryo bw'ubushobozi tubona bigoye, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, kandi Imana ikoresha abantu. Twiteze ko abantu b'Imana bagiye kugira icyo babikoraho kugira ngo berekeze umugeni wa Kristo mu cyubahiro akwiye. Ni bije y'amamiliyoni turatoroshye, ariko turizeye niko dufite ubu, dufite kwizera. Yego, ni iyihe nimero ishobora gucishwaho ubwo bufasha, yaba bari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bakundaga Gogo ari benshi, kugira ngo tugerageze byibura umukobwa wacu azashyingurwe i Kigali cyangwa ashyingurwe mu Rwanda? Dufite nimero ya 079 38 89 329. Nimero ibariye ku mazina ya Musabyimana Gloriose ari we Gogo nyine, abantu bashobora kumufasha. Dufite na link ya GoFund ishobora gufasha umuntu wese aho ari hose ku isi y'urushingo kohereza inkunga ye uko yabingana kose. Mwaba mwabashije kuvugana na ambasade y'u Rwanda ikorera aho ngaho Uganda? Izo protokole zose arizo tukirimo, inkuru iracyari ndende y'uru rupfu. Ijambo rimwe ubwira abakundaga Gogo ndetse n'abazakomeza gukunda ibihangano bye yasize? Nababwira ngo yasize avuga ngo repent, mu ndirimbo ye bajye kuyireba ngo mwihane.
yego kandi kuri isi si iwacu ni hejuru tugereka ko umukiza akazava. yego Reka ngushimire cyane bwana Bikem. nanjye ndagushimiye kamarade. Ameze kwihangana hanyuma kunesha kwawe kuri he? warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo ni amagambo yanditse mu Bakorinto ba mbere kuva ku murongo wa 15. Ubuzima tubamo bwa buri munsi iherezo ryabwo cyangwa se kurangira kwabwo ni urupfu. Benshi turarwumva tukagira agahinda, benshi turarwumva tugahungabana, ariko niyo nzira, niwo mugambi w'Imana. Amakuru dukesha Bikemu wa Yesu yanditse nonaha kuri statut ya WhatsApp agira ati breaking news, umuhanzi Gogo yitabye Imana. Bikemu wa Yesu ushinzwe itangazamakuru rya Gogo yemeje amakuru y'urupfu rwa Gogo. Umuhanzi Gogo yitabye Imana. Amakuru arambuye n'icyamwishe murayamenyeshwa mu nkuru zigiye gukurikira. Rest in peace Gogo. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya.